nditegereza ndareba ndavuga nti niyihe ntwaro mu ntwaro za Allah yabikomeye kurusha izindi zose. Nitegereza icyuma nibuka yuko kiyengeshwa n'umuriro, ndavuga nti umuriro niyo ntwaro ikomeye mu ntwaro za Allah subhanahu wa ta'ala. Bidatinze nongera kwitegereza amazi, nsanga amazi azimya umuriro, ndavuga nti amazi niyo ntwaro ikomeye mu ntwaro za Allah. Siko nitegereje nanone nyuma nitegereza neza ndeba ibicu, nsanga ibicu ari byo bibika amazi, ndavuga nti ibicu niyo ntwaro ikomeye mu ntwaro za Allah. Ndangije zibagaragu Uwiteka, nyuma nza kwitegereza umuyaga, nsanga ari wowe uyobora ibicu, ndavuga nti umuyaga niyo ntwaro ikomeye mu ntwaro za Allah subhanahu wa ta'ala. Sinagarukiye aho ngaho, nakomeje kwibaza ku muyaga, nitegereje imisozi, nsanga ari ihagarika umuyaga, ndavuga nti imisozi niyo ntwaro ikomeye mu ntwaro za Allah subhanahu wa ta'ala. Nyuma nitegereje umuntu, nsanga ahagarara ku misozi akayisatagura, ndavuga nti umuntu niwe ukomeye mu ntwaro za Allah, umuntu niwe ntwaro ikomeye mu ntwaro za Allah subhanahu wa ta'ala. Ntekereza igishobora umuntu, nsanga ari ibitotsi, ndavuga nti ibitotsi niyo ntwaro ikomeye mu ntwaro za Allah subhanahu wa ta'ala. Nyuma nza gusanga ikibuzo uyu muntu ibitotsi, nsanga ari agahinda n'ishavu, ndavuga nti agahinda n'ishavu niyo ntwaro ikomeye mu ntwaro za Allah subhanahu wa ta'ala. Nongeye kwitegereza, nsanga agahinda n'ishavu biba mu mutima, ndavuga nti umutima niwo ntwaro ikomeye mu ntwaro za Allah subhanahu wa ta'ala. Sibwo bagaragu Uwiteka, sinagarukiye aho ngaho, nakomeje kwitegereza uyu mutima, nsanga uyu mutima nta kindi cyawushoboza gutuza usibye gusingiza Allah. Niho namenye ko gusingiza Allah ariyo ntwaro ikomeye mu ntwaro za Allah subhanahu wa ta'ala. Imana yaravuze iti alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Allah mu Qur'an aravuga ati babandi bemeye n'imitima yabo ikagira ituze kubwo gusingiza Allah. Mu by'ukuri mu gusingiza Allah bituma imitima ituza. Mugaragu Uwiteka, singiza Allah nibyo ntwaro ikomeye mu ntwaro za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndakwifuriza nanjye nifuriza ko Allah yadushya muri babandi yahaye intsinzi, atubwira muri Qur'an ati wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat. Ngo nababandi basingiza Allah cyane mu bagabo, nababandi basingiza Allah cyane mu bagore. A'adda Allahu lahum maghfirah, Allah bateganyirije imbabazi, wa ajran azima. Sinibyo gusa, anabateganyiriza ibihembo bihambaye. Mugaragu Uwiteka rero, singiza Allah subhanahu wa ta'ala, ibuka Allah subhanahu wa ta'ala kuko yakubwiye ati udhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ngo munyibuke nanjye nzabibuka, munyibuke nanjye nzabibuka. Musingize Allah subhanahu wa ta'ala kubwo kumwibuka, nawe azabibuka mu magi no mu makuba. Allah komeza avuga ati kandi munshimire muramenye ntimugahakane. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.